Kazi ni inshuti yanjye ariko amakosa ko reka rero Benyarwanya bitaye ibyo rwose na muryarye. Yewe ubu nari maze kwiheba ntashye. Ariko nuragira akazi kenshi we yakwishyura ndevu ya fiance. Ndabizi se Bishoboka. Ibaruwa yanjye se warayibonye? Oya. Ubwo yohereje bitinze hari. Oya da. Nehereje mu iposita isanzwe kwa kabiri mu gitondo. Ariko ye bamwava ko bagoronome dukora nabi. Ku iposita barahimbye da. Barakabije. Agatero hegenda gisenge ko hari bisi ya buri munsi. Izandiko twandika ko ari yizijyana zitindaye. Gisimbyumva. Bisi hagenda isaha nk'imwe. Umunyabirenge gakoresha umunsi umwe gusa n'amasaha. Ariko ibaru gakoresha iminsi iri hejuru yine. Kandi iyo baruwa ibiri muri bisi. Cye byaranyobeye da. Yewe nanjye nuko. Ariko se mu ruhengeri muraturusha icyabintu. Mu ruhengeri bari turaho ntacyo tubarusha. Imvura iragwa ariko si cyane. Di, uzi ko naje asa n'ucitse. Cye ntibishoboka. Mama ararwaye ariko si cyane. Yo. Naho muzehe waraho. Uretse ko asigaye atakiva mu ziko. Wagira utese. Nabasize bonyine ndaza. Vuga ko ngiye gusura umukobwa twiganye wo muri commune Ramba. Wabashoboye. Nawe sida. Uzi ko ubushize yageze iwacu bakamubwira ko nagiye kumusura. Tusanzwe burya. Icyagiye turara muri hoteli Meridi y'izuba. Nibyo koko nase bari kwa kwagiye hehe. Gusa navuga iki? Niho dusubira se nanone. Niho da. Ahubwo reka twihute. Hari ubwo ibyumba bishira byose. Tusize ko wari usura njye nta gusura. Sinzaza muri hengeri ryari. Ibyo byari byiza ariko reka nzabanze mbona ababyeyi. Simvuga abanje ariko ndavuga abawe. Ubwo nyumuje kunsura nyine nkajya mvuga ko turi fiancé. Cyafite imvano. Si byose. Aho ni nk'ibi byo guhora twishisha tubeshyana ntabwo ari byiza. Twese ababyeyi ngo twagiye hanaha. Ariko disi abantu benshi bamwe ndetse bakora muri CPGR bakunda kumbaza amakuru yawe. Icyo ukora naho utuye. Icyo wagamije urakizi. Kiravuga rero mbona amahoro. Kandi ikize. Mfite ubwoba ko nshobora kuba ntwite. Birabivyuye ntiba amaraso. Birabivyuye niba amaraso. Birabivyuye. Yewe. Reka tuva ahangaha turaganira tugeze mu nzu. Abantu bavuga menshi. Kandi ndabona benshi bahita mbazi. Oya nibyo koko. Leta nagezeyo nta kibazo. Maria. Karangwa winjira udakomanze. Kumanga. Uzi ko winjira mu rugo rw'abandi? Mu mwanya udatinze uraburwanja ahubwo. Na mbere ngo y'amata bago y'imbwa zirayashoka. Ese njangwa mwikirusha imbwa niki? Irusha uburanga n'ubupfura cyane. Reka tureke ibyenjangwe tuvuge ibyacu. Bihe tuziranye hose. Mu twatangiye mu gitondo. Karangwa rwose. Nubwo nta saha ntunga ndabona bari mu masaha 9. Yekara bavugisha ukuri gukwiye. Ibyo ndabirambiwe. Ariko iyo mfite icyo nkwa ndushaho cyane. Sana byaye mbanze someho rero. Mu gitondo naguhaye ijana uragenda. Wari mpaye nyine. Uguze ko ryari ryo kugura byeranywa ku meza saa 7 yaje. Ibyo sindabyishingiye. Iyo yasanze niyi nguhaye nizo nikopesheje mu gitanda. Wowe subonye ko kwishyura bikugora. Wafata ideni ry'amagara 2 munsi. Atari wowe se. Umugabo wahembwa menshi. Ugiye karanye njyeho dukeya siyo washatse kumenya ibyawe. Cyangwa atumye ubeshya umugabo wawe. Abagabo mugirinda mbi cyane. Bari observe mu rugo rw'abandi. Ariko suzura kuri nawe. Wamara ukaraba gasohoka utariye. Buzi ko umugabo wanjye atangiye kugukeka? Nta kazi iki. Yaje mu rengese ntakuzi. Abuzi bose siko bakunda. Reka tuvuge ibindi. Kubera ko ijana ntagitosha. Hitamo kujya wongera kunabyeri cyangwa se kunyuza mu kanyarukiri wanjye
hano ndabona twafatwa bidatinze. usuko nsonga kara Usonga siki yewe kira wari waranze ariko ntibyatumye ndatayigutera. nawe biragutonze. Ahubwo njye nashaka kukorohereza ku mafaranga bitize kandi ubyanze. Uragiye mbwira umugabo wawe ko yemwe yitaga mariage bikwiye ndi zina rigayitse. yewe bakabije rwose. Nkabyaze nkabiki umunsi yamenye neza kibumbi bijya gukoye burutwa niyo bigura byeri uko bizagendera umuhanga aho muzabikura nimwe muhazi. Nudasohoka vuba ndataka kandi. Hari cyose nibaze basanga mwa byeri. Pego umugome wambaye umugoma. Ukuri ko umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo ikinyoma. Ibyo si byo Maria? Yewe iminsi 2 nibaza uko mbigenza. Noneho ndabona utakitanyuro n'icyatsi. Ngaho sisohoka kandi. Nibuke ko usinze gufunze ubuzima bwe nkambugenga. Ngaho sigara wibaza uko bigenza. Wampa ngumvira. Ndagenda ariko ikinyuma cyicara ku ntebe rimwe undi bakayicyaka. Uyibuke na ya nturu yatikuye umutwe ku giti hatabona itutanze abanze kibuno. Ukeye bigize isanga ngo yasamye. Maria nawe reka mengo habahenge ubona ko bitekereza neza ndagiye. Yewe ngaho genda kara. Ndagiye. Ngaho. Yewe wanza ngeze yonjya karangwa aranza aranshoye pe. Dore mfuye nabi nkumwe babwiye ngo ahite mu rupfu bamwica ari ukumuhamba areba no kumwica shonje no kumwica ntibamuhambe. Ko nanze karangwa kera uremera njyane. Reka bibwire umugabo wanjye se maze nsubire iwacu imbwa zindye cyangwa se karangwa mwice amategeko amuniki. Yewe ndumva ntaza honjya reka mbanze ndebe umwana. Karakunyuka kakakunoza ugahindukuruza. Ariko jye naragowe narongowe niteguye. Hasigaye ariko ubundi ubu ndafuma ibiki naryamye nzabura gupfa nabi nyoberwa n'igituma mzibuha. Ariko se niba umugabo amfashe nabi hari na rimwe njya mburara. Dore nkuba nta mu nzu n'ibitoroga kigira Kigali mu mujyi. Ambwira ko afite inshuti nyinshi ariko si ubwo bucuti bw'icyerekezo kimwe nk'umugezi. Aha agahora basura batamusura ako nakebo katajya bamugarura. Ariko Mariana nanjye sindi mutaraga ubundi uretse kijyambere yaje ifizi irimirwa. Ego ese ubuhagize uwumva n'umvuga y'amateshwa. Injira. Wewe Maria. Uraho yoha. Rambadi komera. Se wampobera. Wampereza umukono duherukana ryari. Mvugira ibintu ndahunda Imana icyumweru kizima rwose. Kuko nayo maze kweziga ntagira na hano. Ariko afitenganye burya basira bateri turakanya madamu. Cyane ko gusura abagore nkatwe. Yewe none se kufite wawe. Najya kona hako nyanziza ubwatsi rusange koko. Fuguti waturuhira karisha indare. Yego none waryo urunyogwe n'imiteja. Uretse ko gentara abantu. Burya mese nk'imbogo ushaje ta. Ibyo byasi byose nkikiriye sinatwe bagushuka. Ukaziza biragenda. Yewe nabonaga ari nk'ibisanzwe. Biragenda. Kuje iki gihe badahari ntuzi ko ino baneka. Uwo murashyira umutima hamwe rwose. Mutabazi yagiye mureba. Ibyo kuneka byo ntacyo. Ntuzera ntihemwe ibirishi hirya hariya. Umukobwa hinjira amanywa yaka. Ndakurahiye gatanta n'umuciye n'iryere. Yewe nawe ndumva uri makasa. Ariko sewa. Ariko wandusha kumenya ibintu umugabo wanjye Kigali akora iki. Afite ibibazo byinshi. Ntanumva rimwe na rimwe ngo atiriti banzira imera. Ibindi byinshi burya umugabo agiye nirubaga. Uzi ko nakwimye byeri kandi hari di. Nta barase ubwo ukagira Imana. Reka nzengerageze. Iminsi baramutse yanafutse ndumva ameze neza. Yewe nanjye ndagerageza nkweho gakeya. Akira. Warya nawe unywa fanta nk'abarukorera?
habese utaba nk'umwe wamaze imyaka 3 i Burayi ahagereye mu rukiga hirya hari iwabo agasanga ubukene buraca ibintu. Gusetsa nawe Nuko akabaza umusaza se wamubyaye atese ko amazu yanyu ariho ibirere batinye ubushyuhe bwo ku mabati. ariko urangije koko ubwo se nababuze icyo gura byeri koko. Ariko disi ntukajya uteta. Warya umutsima wonyine uraje isosi? Cyakora cyo mugabo avuga ko utayinywa ta. Yewe nubundi aziko ndasoma na rimwe. Urangije rwose nk'ubwo se umwuka wihisha herwa. Wivanga nize nyinshi aba yanyoye. Urangije rwose. Ariko Maria. Icyo mubaza nsubize. Fa gusa kuba ngishoboye. Umugabo mumeranye mutera. Kucyumbajije icyo kibazo? Simbizi. Hari nuko mbwiye ko tutanywa byeri. Yewe iyo ugira umugore mba ngushubije. Nta mugore ngira ariko mu kazi kanjye. Nibazo ngire ibyinshi n'ibyo abagore rwose. Yewe mbona umugabo wanjye tumeranye nk'abandi. Abandi bande? Nkabi byabo bigera mu rukiko. Uretse ko raye ukubita umugore wenyine. Yoha. Ntacyo numva nakubwira. Ikimbwirota niba ikizi. Kandi ubwo uvuze ikirwaye nakuvura. Ntuzi ko guhisha indwara bituma yica? Hari ugize imyaka ingahe wa? Navutse 5 naka. 4. Ubwo ni 30 itaburi tarenga rero. Imyaka 2 nzaba ngana nawe. Yarangije cyane rwose. Uretse ko nzaba nkurusha n'ubundi birigi ndeke. Ndumva warantanze kubona izuba. Ngibyo byo. Reka rero nkubwira ikibazo cyanjye. Ari baketse ko ndi umwana se ubundi. Oya nari natinye kuvugiriza ingoma bahetse. Eko ye, guhaye umuntu wamufunga. Kuki? Ibyo nabyo cyageze ari kubivuga ukundi. Umuntu ankoreye icyaha nkamugushyikiriza koko wamufunga. Yego nanone biterwa nuko ugeranije nuko icyaha cyitwa. Ubusa umuntu utuma ntaryama agahengera umugabo agiye agashaka ko urugo ndusenya icyaha nk'icyo cyitwa ikihe? Yamaye nkanga w'ingabire. Maria. Uwo muntu ko bandarigera. Oya nuko bihuriranye nk'aho mukobwa urongorwa twite inzoga zitwikurura zikamuhemba. Ariko Mariana uwo muntu uvugusenyera ninde koko? Yewe nuwitwa Karanga urangwa n'indi musumba akirwa kurura amakanya mu makoro noneho bwije atageze aha. Bishoboka. Karanga udoda inkweto nkuko intore zariyo ndyanwa. Urishira iki umugabo wawe ra? Impamvu ndazikubwira nuko nduzi bwije. Uvuga ya ngombwa andi ndajya nyumva. Nziko mu butabera mugira ibanga. Nicyo twarahiriye rwose. Ibikurikira ubike kuri Hakinge. Waba ushonje cyangwa uhazi umugabo wanjye ntakamenyeho n'ijambo. Kwigisha ifi koga. Yewe ndabibika kure ye. Ubitse mu nda burya imbwa ntimwibaga. Karanga ureba rero tuva hamwe. Ariko urwangwa nyanga n'umunuko. Burya se yumva ashaka hari ko nasenya. Kandi niyo byaba najya aho kuba mu nzu kwa Karanga. Byabisejeje n'ubundi ugiye kwa Karanga. Kera nigeze kumubenga ariko bagarutse bwo namucira. No kumwita umuntu no kubura uko mbigenza. Izina kwiye nicyo ntazi. Byarakomeye. Cyakora apfuye ntibizampira. Icyamu buryo baba riteka ryose. Yewe umutima wuzuye umujinya ntujijura koko. Mu byo uvuze huzemo ikintu. Reka nkubwire rero ikibuzemo.